ibyo yavuga Erega ntabwo bihabanye ijana ku ijana n'ibyo uri kuvuga. ndakubwiza ukuri ko Saba Nihanganira ntamugira gato. marayika, ntabwo mugira marayika. Nta muntu abantu bari bwicare njyewe nawe na Mucambuzi tuvuge tuti abantu batabona bino bintu gutya sinzi ikibazo bafite mu mutwe. Sibyo? Oh, it is a karma. Njyewe Cyangwa ibiri kubaho kuba utanga ibitekerezo. Karuma se ninde wavuze ko ari twe dutanga karuma? Ntabwo ari Karuma twe tuyitanga, yirekere ariko yirekere tutsope universe, shiba. yirekere isanzure, yirekere Imana. Tutsope shiba ntabwo ari byo iryo jambo. Ibyo bintu bya karuma ntabwo umuntu ari uvuga ngo agiye kuzana karuma. Ibyo niho ubugome buhera umuntu akigira. Wowe uratanga karuma surinde. Ahantu hari Joseph. Ndi kuvuga abantu nemera. Joseph Muryango. Yego, ahantu hari Scovia. Scovia mu Rwa Gasabo. Ahantu hari Omar Karegeya. Karegeya Omar Pana. Abandi icyo gihe narepaga nkavuga nti iki kibuga kiradanangiye mwo gatsindwa mu birakazi. Mugabe. Aha, bamwe mu ba YouTubers hano dufite mu Rwanda urabizi ko batangiye kuba hafi y'abamiliyarderi. Urabizi? Kandi imvano y'ubukire ari hafi ya YouTube. Uwo muntu ukajya kumurangiza. Uwo muntu koko ahindutse igikoko ntabwo ari we waba ukiremye. Kuko buriyo wemeye kurwana ugomba kwakira ko nawe uza kurwanwa. Kandi ubutegetsi bugomba kurwanirwa n'ababukunda. None ufata umuntu wowe ubwo ufite ibindi ajya akora igihugu akagitarama. Sibyo? Afite ibiganiro byiza akora muri ubwo buryo byerekana ibyiza by'u Rwanda, nurangiza uhita umwita umwanzi w'igihugu. Umwanzi w'igihugu avuza abarwayi atabyaye. Yego, amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba One Nation Radio yimbibutse kare radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi hano aho tugiye kuganira na Yves Nkuye mu rugendo, umusesenguzi tubana. Burya Yves, turagushimira cyane buri kubonye umwanya ukaza kutuganiriza ibitekerezo duha, inyunganizi ndetse n'ubusesenguzi. Ntabwo ari ibintu tuzigera dufata for granted. Ni ukuri tuzahora tugushimira cyane kuba uhora ugaruka. Ndabashimira kubera ko uru Rwanda rufite abantu miliyoni 14, kandi ntabwo bose mubakira, kandi buri wese afite ibintu aziyasangiza abasigaye. Iyo rero mu bantu 4 cyangwa 5 mwakira kenshi ndimo, ntabwo mbifata gutyo nk'ibintu mfata for granted. Yego, mbiha agaciro, ni n'amahirwe by the way. Niba hari ibyo natekereje, hari igitekerezo cyiza mfite nkagitanga, aba ari umwanya mwiza wo mba nungutse, hari abantu mba ngaburiye. Nimba ari igitekerezo kidakuze natanze, abantu bakankubita imijugujugu, urenge commentaire ndazisoma cyane, kandi bitukana ibigira iki zose nyine nziha agaciro kamwe. Aba ari umwanya mwiza wo kongera kwirebaho nkiga. Rero kuvuga ngo kuza hano birambyibushya mu buryo bumwe. Iryo jambo natwe riratugeze no kuri kose. Ni byinshi byo kuganira nawe kuko ni ingingo watangaho ibitekerezo nyinshi tuba dufite, yaba ibibera hano mu Rwanda, uduha ibitekerezo rwose tukanyurwa mu karere, ugerageza kutwumvisha ibibazo bihari n'impamvu bihari ndetse n'icyakorwa ngo bikemuke. No muri Afurika tuba turaranganya amaso tukareba muri za West Africa no muri za Afurika y'Epfo, tukareba iyo biva n'iyo bijya, no mu Barabu tukarebayo, tukajya no hakurya y'amazi magari muri Russia na Ukraine, mu burasirazuba bwo hagati, tukajya mu burengerazuba bw'isi, politike yabo tukayisesengura, tukajya no mu burasirazuba bwayo. Burya naho hari ibihugu birutura, nubwo mbona abantu bo mu burengerazuba bw'isi bashaka kutwereka ko ari barutura, natwe tukajyana muri uwo murongo twumvisha ko ari barutura. Ariko hari ibihugu byinshi bikomeye kandi bifite politiki iryoshye, bifite n'inzira yakigirwaho. Si ngombwa kwigira ku byo mu burengerazuba bw'isi gusa, ni ukumvisha abantu ko tuganira birambuye hano kuri One Nation Radio. Nyemerera tuganira ariko tumere nka ya yindi ijya kurisha ihera mu rugo, cyangwa ujya gutera uburezi ubwibanza. Duhere hano, hari ibintu bimaze icyumweru bivugwa hano nyuma y'uko hari umwe mu banyamakuru, kuko mwita umunyamakuru, afite ikarita ya RMC, yanakoze mu itangazamakuru ryandika ku Gihe, nyuma aza kujya muri Carrière Solo. Ntekereza ko ari muri bake babimburiye abandi kujya mu murongo wo gukora ibiganiro kuri YouTube. Sabe niko azwi, wa Isimbi. Burya ushatse nubwo babyumva neza, afite YouTube channel yitwa Isimbi TV, ifite abasubscribers benshi. Mu minsi ishize aribwo
yakoresheje baba muri wino arandika ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ko yahawe ijambo mu kwigisha urubyiruko imikoreshereze ya interinete, ijambo rihawe n'igihugu cya rutura bisoza ameze nk'aho aho ngaho hari atake. Icyo ashaka kuvuga gikomeye ni uko ababajwe n'ukuntu ntabwo akoresheje ijambo kubabazwa, ariko usesenguye umuntu ariho yaganishaga ukuntu ahandi bamubonye bakabona ko yatanga ibitekerezo, ariko mu Rwanda ibintu yakoze, inkuru yakoze zahuje abantu, inkuru yakusanyirije amafaranga abantu bagahindura ubuzima, nta na hamwe bivugwa mu Rwanda, nta na hamwe byabaye ngo ahabwe igihembo cyangwa iki. Bigaragara nk'aho atashimiwe bihagije, bibera nka wa wundi uvuga ngo nta muhanuzi wemerwa. Hari ibintu bibaye muri iki cyumweru, hari ibitekerezo bitandukanye byagiye bimushyirwaho, bamwe bati ubu ngubu yatangiye agiye kwaka ubuhungiro, arashaka kwerekana ko afite ikibazo n'igihugu, niba avuga ngo ntabwo abantu bamushimiye kandi igihugu abo bamuvuga se ni bande? N'abasesenguzi batandukanye ku ma YouTube atandukanye bagiye bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo kuri Sabe. Wowe tutagendeye kuri ibyo ngibyo n'urugero naguhaye, ndashaka ko tunatindaho cyane ibi bintu, ariko ni urugero rukomeye. Abantu batagira nari narangariye muri telefone, nari ndi gushaka ahantu mfite aga screenshot k'ubwo butumwa bwa Sabe. Yego, sinzi nimba kuzuye kose ako mfite, ariko aho kagarukira ibirimo. Yavuze ngo Imana mubona atari nziza we, ashyira akantu k'amarira, ashyiraho n'umutima. Bwa mbere mu mateka yanjye nasabwe n'igihugu cy'igihangange ku isi ko nagira inama urubyiruko rwabo ku ikoreshwa rya interineti mu kuvuga no gusakaza inkuru nzima nyazo ku bihugu byacu. Sibyo? Iyi niyo pano ya mbere ngiyeho as media experts, kuko entre parenthèses yashyizeho media experts mu myaka 15 maze mu itangazamakuru. Oh my god, akongera ashyiraho umutima. Ubwo ni nararibonye mu itangazamakuru. Yego. Muri iyi myaka yose nta wadi n'imwe nahawe iwacu, nta hantu na hamwe natumiwe gutya. Yego. Ibihembo mfite cyangwa recognitions zose mfite nizo hanze, kongeraho certificat ya Buravan Imana Mwakire yahaye abanyamakuru bamufashije atwara Prix Découverte RFI muri 2018. Harya buriya za nkuru zihuza imiryango yaburanye, izagaburiye abashonje, izavugiye abarwayi batifite, zatwigishije gukora Dr. Katabarwa Pilot. Katabarwa kimwe mu biganiro nakunze cyane kwa Sabe nuko tutaziranye, nazamusabye ko kuzamuza na Katabarwa niyo naganira na minota 10 gusa. Uzareba ibiganiro yakoranye n'umwana kwanza kuko ndamuruta, ariko umujeni uburyo nduta bijyanye n'ubwenge byo ntabwo binanyemerera no kumuvuga mu izina. Wakize ufite amafaranga ariko nakize mu bwonko. Undi wo mu Bushinwa? Umwe mu Bushinwa wubatse inzu mu Rwanda. Uba yambariye akagofero k'abasitari, yambariye ibintu bya gisitari, yikinira n'akabasket atuje, ariko ashobora kukubwira ibintu babitekereza biciriritse cyane ukagira ngo ari kukwishongoraho, ariko ntabwo ari ku rwego rw'abantu benshi mu myaka ye. Screenshot mfite nazi kujya gushakisha urubuga imbuga cyane. Iyi screenshot ahigeze Sabe yakozemo iki cyatuma umuntu asesenguramo ko ashaka guhunga igihugu cyangwa ashaka kucyopoza. Ugarukiye ku ijambo rigira rite? Nari ngarukiye njye ni screenshot mfite, nari ngarukiye avuga ngo Trésor to name, ubanza yagiye kuvuga ngo to name mo cyangwa se kushyiraho n'abandi n'ibiki. Yego, aha yaravuze Pilot Trésor, ubanza ubwo ari umupiloti baganiriye. Icyo kiganiro cyo ntabwo nigeze nkireba. To name few. Ati ntabwo zari zikwiye agakombe ka mironko basi. Ati ubu bamwe bagiye kuvuga ngo dreads nta kigenda. Ati muzihorere nta kashi zatwinjiriza rata. Ati nako mwisanzure. Ati anyways, joke aside, Imana iri serious. Ya emoji yo ahereyeho ndetse n'umutima. Ati look, 2025 Russians are happy to have me in the beautiful country as young media expert in Rwanda. Ati thank you Rwanda. Thank you Isimbi family for fighting with me no matter what, day or night. Thank you African Initiative Agency, a Russian news agency. Thank you my wife. Thank you President, my advisor. Thank you Isimbi TV team, arabataginga rwose abita ba Shema, ba Canisius, ba Sulaiman, ba Lucky, to name few. Thank you Golden K Technology. Abo nabo yamamariza. Ubwo natwe tubamamaje. Nibarireho nta kundi. Urumva n'ubutumwa Okay, ubwo butumwa. Reka duhere kuri zero kuko ntekereza ko naho ariho bahereye. Ubutumwa burimo ikihe kibazo ku buryo
hari abantu bashobora nanjye nicyo kubonamo nakabaye ibindi nkubaze rega ntakubeshye twasabye. ubanza ndi no gukoresha to ntasanzwe nkoresha nganira cyangwa nawe ndi gukoresha Mm. njye naranababaye kuba kimwe mu biganiro byavuzemo ibyo bitekerezo ari wakimodeye ubwije ukuri uri umwe mu banyamakuru ntitaye ko ndi grand frère wawe mu myaka no kuba no mu mwuga uri umwe mu banyamakuru nemera b'abahanga mu Rwanda byarambabaje ntabeshye narababaye mba numva nyine hari ibintu bitari ku rwego rw'umuntu nkawe ubwo ni wowe nifatiye kuko wowe nkwishyikira bitari ntabwo nkubeshye n'urushyi arunsheka mbifitiye nk'ubushobozi naguhana n'ukuri kw'Imana mbifitiye nk'ubushobozi ubu ni ubutumwa navuga ngo ni alarm ni wake up call ahubwo kuri twe nk'abanyarwanda kubategura ibihembo kubarekonesa abafite ibyo bakoze umwana nasoza kaminuza akarira sibyo abenshi siko abanyafurika bigenda se iyo turi kurira ni amarira y'ibyishimo ariko aratwibutsa iki za ngendo twagendaga twambaye ibirenge amajoro tutarya za ngendo twagendaga twambaye ibirenge cyangwa rugabire za mpamba z'ibiryo twatwaraga ubwo ndavuga bize nkanjye muri kilometero 8 cyangwa 9 wajya kurya ugasanga yagaze za kabutura twe dufite zicitse ku kibuno tuba twibuka za mvuna baduciye intege ngo uriga kuri uko akanaka bizakugeza kuki tukavuga duti aha nihe umuntu wese yishimira intsinzi mu buryo amanayiti waraye sibyo ego ukageraho ikintu cya mbere cyiza kikaba amarira sabe ibyishimo bye byatumye suka hanze akababara afite sinzi muri kubona ko buriya butumwa ari imvange y'ibyishimo n'akababaro afite akababaro kuko yasavinze sosiyete bamwe mu bayigize ari ntashima tubyite gutyo njyewe ndakubwiza ukuri kandi rwose abantu bafite umwanya wo kuntuka baze bantuke maze kumenyera ibitutsi ku buryo bwiza cyane kera byarangoraga nkiza kuri iyi mihanda igihe nigeze kumara nk'ukwezi ntashobora gukora ikiganiro kubera ibitutsi gusa kizigiye nsanga ndi kwihima nige bitunze ngo abantu bantutse ndabanza ndabyivuza nta kibazo iki gitekerezo ngiye gutanga umva ari ngombwa ntuke sosiyete yacu irimo abantu binashima n'abantu batarekonesa ntabwo njye ndi kwigira mwiza nanjye hari ibindi byiza nshobora kuba ntarigeze ndekonesa ariko ndi gushaka kukwereka ngo uwo sabe uvuga ibintu yakoze birasanzwe ku rwego nta reconnaissance bikwiriye kuba bifite byonyine kubona mu gihugu gituwe n'abantu miliyoni 14 sibyo mu gihugu kitaragira ikoranabuhanga ryo ku rwego rwa mbere u Rwanda navuga ngo muri Afurika mu bihugu bifite internet penetration bya mbere rurimo ariko ntabwo ari ruri mu bya mbere ku isi noneho naho hari internet penetration cyangwa twavuga ngo irahari accessibility kuri internet yaba nini dufite smartphones turi bangahe ese izo smartphones aba zifite dufite ubushobozi bwo kugura amamega ni bangahe cyaji wa muntu akabasha kugira subscribers miliyoni 1,400,000 ntabwo ari ikintu gito nuko tutagira ndabizi hari abandi bamurusha barimo za Freemax n'ibindi ariko ku bwanjye nubwo bose mbubaha ko nubaha imihate n'imigoko y'abantu ugiye kumpitishamo ngo ninde w'ingenzi hagati yabo nawe nahitamo Sabe akubwira impamvu bombi hari contribution bagize zo kuba bafasha abantu bafite ibibazo n'ibiki uretse kuba bo barifashije nyine mu buryo bw'ibifatika ariko we nibura mu biganiro bye hari ibyo wabonamo bifite n'icyo byubaka uwo muntu araje ubwabyo ni inspiration ku bajene hari abajene umunsi bari muri YouTube kuko bumvisha amakuru y'uko yahinduye ubuzima bwa Sabe igihugu gikeneye inspiration abantu b'inspira abandi ko hari abandi babayeho ubuzima navuga ngo ni disgrace budafite umuntu bw'inspire uretse gutera agahinda byandi bavuga ngo umurwayi wo mu mutwe utari uw'iwanyu aragusetsa ariko uw'iwanyu gutera intimba hari abantu noneho bo gutera intimba nta nicyo mupfana bamugipfana bamuri abanyarwanda mwese okay we abayeho ubwo buzima butanga inspiration hari aho yivanye tuzi abantu bamwe badukurikira ntibanazi iyo realite izi mbuga nkoranyambaga mubona zashubije agaciro umunyamakuru izi mbuga nkoranyambaga zitaraza mu Rwanda umunyamakuru ahembwaga 300,000 yabaga akomeye yabaga ari igitangaza hakora nzi abantu bitwaga ko ari directeur wa radio ahembwa 500,000 ari directeur wa radio
Nkibaza directeur niba afata inote ya senkisa ubwo muri porteri nzi abanyamakuru b'abasitari hano mu gihugu ubivuze yahita babara cyane akavuga ati kuki uri kumbabaza ukanabaza rubanda aba yarakuze imyaka 2 adahembwa. Ariko izi mbuga nkoranyambaga zije zakoze iki? Zatanze amahirwe menshi yo kwerekana impano. Hari abantu benshi tuzi uyu munsi bamenyekaniye mu mbuga nkoranyambaga nta gitangazamakuru cyari cyarigeze kimuha umuryango. Hari n'abantu bari mu bitangazamakuru biciwemo n'inzara baza mu mbuga nkoranyambaga uyu munsi bararya 2 ku munsi nk'uko buri munyarwanda byifuza. Sabe wamusanga muri ba role models babo bantu bazanye iyo revolution bahinduye ibyo bintu. Yego. Si ikintu cya kabiri. Sabe yararonse ariko ntabwo yakoze bya biganiro bavuga ngo by'ububwa cyane. Nibyo hari abamushinja ngo yagiye akora ibiganiro ngo abagore bakavuga abagabo babo n'ibiki n'ibiki. Ibyo nabyo ni ibintu abantu batekerezaho cyangwa abantu bakanamwegera bakamuga bati ibi bintu gutya cyangwa nawe akabitekerezaho. Ariko ibyo ntabwo bisiba ibiganiro by'abantu yakoreye ubuvugizi umuntu urwaye udafite ayo kwivuza akamukorera ubuvugizi akajya kwivuza. Sibyo? Ntabwo bikuraho umuntu yasabiye ubufasha kubera ubukene runaka yari afite. Ntibikuraho ibi byose yavugaga. Uwo muntu kuba yarabaye ntihagire umuntu birekonesa. Tuzi awards zihabwa abantu batazideservinga ntizihari se. Habe inabe initiative y'umuntu nkuko Iva Buravani yafashe umwanya we akavuga ati aba bantu baramfashije Imana imwakire gutwara prix découverte reka mbahe iyi certificate. Wenda nk'urugaga rw'abaganga cyangwa se rw'ababyaza ruvuge buti yafashije Dr Kanimba. Urugaga rw'ababyaza ko twe tutabikoze. Can't you appreciate this man? None se niba uko ubivuga ariko yabikoze utekereza ari ihe mpamvu izo ngaga zitafashe umwanya wo kumurekonesa cyangwa wenda ntabwo ndi buzitera amabuye bishobora kuba uburangare ushobora kubivuga gutyo wenda nicyo cyiza cy'u Rwanda naho ruri kugana n'itangazamakuru rihari ubwo dari kukubwira impamvu nakiriye uriya muntu nuko dufite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bitandukanye mu gihe wenda bishobora kuba bitarema ibindi bintu. Nimba umuntu ubuse ntabyo byaremye ari gushima urumva niba umuntu ari gushima umuntu umwe ufite uburenganzira bwo kwakira n'undi uza akavuga ibindi avuga ati nyamara nubwo uri kuvuga ngo yakoze ibi ngibi ni white wash hari ibibi bindi yari ari guhisha kubera impamvu runaka. None se fata nk'urugero niba nibuka umutwe wa kiriya kiganiro nguhe nk'u Rwanda niba nibuka umutwe wa kiriya kiganiro wari urimo ibintu byo gukorana n'abarwanya ubutegetsi wari urimo n'ibintu byo guhunga. Ikiribo umurongo yafashe ari gutanga ruriya rugero avuga ku bataramuhaye ibihembo niba nibuka neza n'igihugu wasesenguraga avuze ko asa nk'uwagitunze urutoki kuko mu kanya utanze urugero nawe uravuga uti ibintu yagiye akora kuki nta muntu ubirekonesa. Abantu barekonesa ni benshi barimo n'igihugu ukibaza uti kuki niba igihugu gishima abantu cyarashimye igihugu ni iki? Ni inzego z'ubuyobozi. Hari undi muntu uzi nko mu myaka ya vuba uzi w'umunyamakuru sibyo bafashe gutya bakavuga ngo bagiye kumuhereza iyi awadi runaka n'iki umunyamakuru nta awadi ariko byibuza mu bihembo byo mu itangazamakuru yari yamamaje hariyo Swakima bayiyamamaje RGB yari bwakiguhe. Hari abanyamakuru mu kwemera kwabo batajya batwaramo inkuru hariya. Icyo ndi kuvuga ukomeza udusesengurira nuko uyu muyoboro ushobora kunyuramo ibitekerezo bitandukanye nawe ukaza ko wifashisha ukavuguruza cya gitekerezo nawe ubundi uje ukatubwira ngo mwari kunyuzamo ibitekerezo bimeze nk'ibi wabukuyeho bwa bwiza bwa diversity ntabwo nshobora kuyirwanya ndi umwe mu bantu bayiharanira nshobora kurwanya ko nk'urugero usoza u Rwanda urusesengura nako nsoza ngiyewe kujya gukomeza niwo musesenguzi. U Rwanda ururebye mu myaka 32 ishize 31 ni intambwe ikomeye cyane rwateye pe yaba ari mu mibereho myiza y'abaturage yaba ari mu bindi ariko hashobora kuza ibinyamakuru mpuzamahanga bigafata angre yaho bitagenze neza bakavuga bati nubwo bimeze gutya malnutrition cyari hano nubwo bimeze gutya ubukene bukabije baracyari kuri 16. Erega ibyo si ngombwa ko bikorwa n'umunyamakuru mpuzamahanga n'uri lokale bikoze nta nk'abaciye icebe rero bijyana kuba umuntu yatanga igitekerezo ati nubwo hari abo yafashije ariko hari nabo yakaga amafaranga icyo ngicyo cy'imbazo kwacyo mbabarira amafaranga atuzuye none se nabyo ntibivuga mbabarira icyo ngicyo cy'imbazo kwacyo ndashaka kugisobanura ubundi ndasoje dukomeza kugira vague aza gutanga ibitekerezo biciriritse
ntatwaye mu buryo buri swanya. aho ngaho nagusobanuriraga ibyo uri kuvuga ntabwo ari ukujyana muri vanga. icyo ngicyo njyewe nagusobanuriraga ku mpamvu yo kwakira umuntu uvuga ibitekerezo bidahuye nk'uko nta kibazo gihari. ngewe icyo ikibazo si umuntu kuri njye. ubundi njye nemera ko iyo ugiye kwataka umuntu uba ugize ubushobozi buke bw'imitekerereze. ataka ibyo umuntu yavuze cyangwa ataka ibitekerezo bye, ariko wikataka umuntu nka individi. simfitanye ikibazo n'umuntu wakiriye. ngewe icyo nanenze wenyine nk'umuntu tuziranye nzi ubushobozi bwawe no kwihanganira bimwe mu bigize ikiganiro. harimo ibintu mvuga ngo ari njye nari gutriminga out nkabivanamo cyangwa nkabijugunya, kandi ibyo journalistically ntabwo bigize icyaha. ndi gushaka kukubwira icyo kintu, ibyo yavugaga ko atabonye atinjoyinze ni igice kimwe cya celebration, sibyo? arakubwira ati nta na pano nimwe nigeze njyaho kuri Kariba ariho. utekereza ari iyihe mpamvu nayo yagiyeho kandi wowe umushyira kuri iyo Kariba utekereza ko ariho? nicyo nashakaga kukubwira. hari izo mbuga nkoranyambaga zacu ko arizo zamugize munini cyane kurenza akiri umwanditsi, sibyo? ese izo mbuga nkoranyambaga zacu zari bwatangire guhabwa ako gaciro? mfite amakuru yizewe ko ari kwiga uburyo izi mbuga nkoranyambaga kandi n'umushinga ugeze kure mu nzego zindi tugira ahantu tuba duhuriye bakabigenzura. n'urugero ntabwo uri gutuma ibitekerezo byanjye bitanga. ariko se imbuga nkoranyambaga ntizabaha agaciro? ntabwo tugeze tubona abantu bajyanye n'umukuru w'igihugu ku Murindi bakagirana ikiganiro n'itangazamakuru ajyanye n'abantu. hari umuntu bajyanye yatabisabye? ntabwo bizi. ndi kukwereka ko hari igihe cyageze hagakenerwa ibitekerezo by'abantu bakora ku mbuga nkoranyambaga. nta nubwo nzi niba ibyo bihe byarahuraga, sibyo? kuko nari ntararangiza igitekerezo cyanjye, niyo mpamvu ndi kuvuga ngo you are cutting me short. nta nubwo nzi ngo wenda yari ameze neza gute. hari ibintu bishobora kuba umuntu atameze neza. nguye nk'urugero nka kampani y'umukuru w'igihugu yabaye barambaza amaso, ubwo nashoboraga kuyijyamo bikanyurira. ese wowe wamenya nimba bidahura na cya gihe bye by'impanuka? nubwo ntibuka ngo yabaye ryari ya mpanuka yabereye hano hafi ya hano batemeye umuntu, nayo ntiyari yabereye Rwampara, ya mpanuka ya Sabe, sibyo? ntawamenya nimba bihura. sinshaka ko ibyo bintu abantu babyitaho ko bitwara umwanya. ndashaka kuvuga igice cya mbere. wabona ari uko izo mbuga nkoranyambaga zari zitaragira agaciro kujya mpite mbitondeka none nanihute cyangwa atarabyitaho. wabona bijyana n'abatoranya abantu, nta bindi byiciro tuzabona batoranya abo biyumvamo cyangwa se inshuti zabo n'iki. ibyo nkaba nahita mbyita kwirengagiza, sibyo? ko yirengagijwe bishobora no kujyana mu mboni zawe arazavuga kuba ari mu batoranyijwe. mu mboni zanjye ariko baramwirengagiza. mu mboni zanjye ntabwo ari umuntu muto. sinanavuze ngo bibihame kaza gutoramo. ngicyo nakuye mwa buriya butumwa bwe muri ya celebration ye yo kuvuga ngo naha ngeze ni hanini kurenza aho nari nkwiriye kuba narageze, kandi hari ahandi nifuje ntigeze mpabwa ayo mahirwe. njye ndabibona nk'ikintu cyakabaye kibwira abantu ngo ese do we give chance the right people? wasanga ko kwenda nayo mahirwe atarayakwiriye. ibintu byose tukabyanalizemo ibintu bibi. wabona ataranayakwiriye, noneho reka ibyo bishyire ku ruhande. ariko kuba yabivuze ntabwo twabibonamo haramu yo kuvuga ngo ese koko ntihaba hari abantu twirengagiza. kuko turabireba muri Sabe w'umunyamakuru, twigeze kugira amahirwe yo kubona umukinnyi wakabaye akina mu cyiciro cya mbere muri Espagne akinira n'Amavubi, sibyo? wakabaye anatuma abandi bana bakura bamufata nka role model, cyangwa abandi bana b'ababinationaux batekereza gukinira Amavubi kubera we. gusa yatumye adakinira Amavubi ni treatment yagize hano mu Rwanda, uwo bita Gasana Mohamed Chiti, sibyo? ibyo byabaye akanga gukinira Amavubi, yakabaye aram ibwira abantu ngo ese how do you treat people? nta mwana turavana mu ndege ngo nasigare yaragiye gukinira igihugu gutanga ibyo bye n'amaraso hajyemo umuyobozi wijyanye n'inshoreke. kuko ari naho byavuzwe ahandi umuntu afata inshoreke muri ofisi akayitwara ahandi hantu kandi ku ikofi y'igihugu, abakinnyi bagasigara. abandi undi muntu wakabaye agenda ufite icyo agiye kumara cyangwa ntanagende, ayo mafaranga y'igihugu akaguma hagomba kuguma. we nimba atatse gutya akavuga ngo ndi guserebura none, sibyo? kandi ibi bintu aya mahirwe sinayabonye. hari umwanya wo kuba umuntu yamubaza wifuzaga yahe, hari umwanya wo kubisesengura ese koko hariyo yari akwiriye, ese nimba ibyo byaranarangiye gashobora no kuba atakinayakeneye, noneho yarigeze ku rwego atayakeneye. ariko se nta wundi muntu noneho we bizaviramo kuba umumekonta. buriya butumwa simbubonamo ikintu cyatuma umuntu abonwa nk'umwanzi w'igihugu, simbubonamo ibintu byatuma uvuga ngo umuntu agiye guhunga. Sabe buriya butumwa mwakoze ikiganiro
bucya afitanye randevu na ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya. Ambasaderi w'u Rwanda yakira umwanzi w'igihugu cyangwa se opposition. Ntabwo ari byo. Biriya ni ukwica umuntu. Kandi ibintu bya character assassination abantu bajya babyitondera, ibintu abantu bajya kuvuga ku bantu. Si ibintu bibi. Si ibintu bibi. Umuntu ukurikirwa n'iyo miliyoni imwe n'ibihumbi 400 ubwe ni brand, ni ikigo cy'ubucuruzi. Iyo ugiye kumuvuga ibintu nk'ibi ngo uri kwigaragura, uri kwikorera ibyo ushaka, ntabwo ari gusa uri guhitana. Uwo muntu uzaba ntabakamira ukuntu bangana. Uzi ukuntu ari benshi abantu babaho babimukesha. Abakonsoma produise bakarelaxa, abafata bya miliyoni byinshi avoma muri iyo YouTube cyangwa nandi ku ruhande akabibahama akazi, abandi akabaremera nka famiye, abandi ukaza ukumva within a blink of eye wahuruturuga kubita hasi. Ukumva nta kibazo ngo ufite mikoro cyangwa ufite kamera. Abantu dukwiriye kwitondera ibyo bintu. Nukuri. Niba ugiye kuvuga ibintu bibi ku muntu, niba ugiye kuvuga ibintu byiza, nujye ibintu n'abashene bato bajya bakora ngo ni prank. Ntabwo mbyitatening ariko nta n'ikintu bintwara. Asirongazi bigamije gucuruza. Cyane byo ni entertaining. Ari utanga amakarita muri stade. Uriya ndamukunda ndi n'umufana namubonye muri pre-season hariya. Oya biriya byo ntabwo ari prank ukuntu. Nyine bimeze nk'ari comedy. Uriya muhungu yaraturyohereje mu ma pre-season imikino twareberaga no munsi ya stade. Aha bawuze bigishiriza imodoka. Hari ibintu biba ugeze kubona nk'ibintu Davis D. Bigeze kuzana ngo umukobwa ngo umwishyurira inzu ngo wari umutunze ngo bashwanye. Umukobwa akajyamagara ejo ndi nibwo nabimenye ko umukobwa hari n'umunyamakuru kazi wibera hano. Biriya basigaye bita agatwiko. Agatwiko kari ibintu bakoreraga mu nzimwe. Umwe ari hanze undi araho undi bari ako muri showbiz ibyo bintu bibaho. Ndi gushaka kukwereka ngo ibyo bintu nta kintu bimpombya, nta n'ikintu kinini binyungura, azirongazi biba bigamije inyungu umuntu arishakira kunguka. Tuze duhimbe, hari video yigeze gutrending abonye Karufana ameze nk'ari kurwana n'umunyamakuru. Iyo yafashwe mpari. Nari mpisanze biraho, narabibonaga ko ari ibintu bari gupanga. Bitabaye. Ibyo bintu bakabikora bakarema ikintu kidahari, kiri bubinjiriza indirimbo igere kure sava. Ariko buri umuntu wabikora akajya kuvuga ku muntu uzwi, ugiye kumuvugaho kuko u Rwanda ikikwereka ko u Rwanda ruri gutera imbere igirane. Mu Rwanda abantu bari gucuruza kubuzwi. Kuba abantu bakumenye byonyine. Uyu munsi kuba uzwi mu Rwanda ukabuzwi neza biraruta diplome y'amashuri runaka. Cyane rwose. Wenda uburyo uza kujera uko kubuzwi ya diplome uraza kuyikenera. Ari igihe nyine ubumenyi bw'ishuri buzamo. Ariko icyo byakwinjiriza aha twicaranye twese njyewe wowe na Peter. Ndakubwiza ko twese nta urusha income nzovu cyangwa ya. N'amafaranga bampa ngo ntanga ikiganiro ari munsi yayo bahayaka. None na kwa kundi abantu ba blessing abantu ngo twakwishimiye ukora ibiganiro byiza bijya bibaho sirito kuri aba bavandimwe bacu baba muri diaspora. Ndakubwiza ukuri ko ayo yakana nzovu bakira y'abantu babishimiye yakubayo nge bampa inshuro 200 cyangwa 300. Ibyo nukuri. Ngiye kumara imyaka 2 ndi kuri YouTube. Ugiye guteranya abantu bose banyishimiye ngo abari mu Rwanda n'abari hanze ukabateranya bose. Bose ukabateranya. Kavuga ati nakwishimiye ka nkugurira agafanta. Ntabwo yarenga miliyoni. Yaho se yakayaragejeje. Ye baba we, ye baba we, ye baba we, ye baba. Uzamubaze nge naganiriye nawe rimwe ahantu duhuriye hano. Arambwira ati naha nicaye hanicaye. Akanyeneri bagaka. Ati nuko ntafite smartphone. Mfite umuntu nahita mbwira mwese hano nkahita mbishirira ibintu mufite mwese. Uri kumva? Yego. Buri wa gatanu amadolari 100. Yego. Bivuze ngo buri wa gatanu na amadolari 100 ku cyumweru. Kuki ndi kuguha urwo rugero uwo muntu kuba yamenyekanye byamutunga. None wowe ugiye gufata umuntu ikintu cyari kimutunze cyose uhite utamubitaka ushyireho ibintu udafitiye amakuru yihariye. Buriya uri kubivuga ibyo bintu ari nabyo hari ibimenyetso bigaragara. Ako se bwana munyamakuru uri kuvuga ntibishobora kuba ari double standard ko utigeze umuhamagara ngo tuganire ku ngingo nk'iyi ngiyi mu gihe uri kuvuga yari yakoze ikiganiro nacyo gishobora kuba cyarimbura umuntu kuko twarabyumvise. Twari tuziranye ntabwo twari ndi kuvuga muri rusange aho nari ntaraza muri imihanda. Niyo utaza kuba ari nge muvugana bifate nk'ikibazo gifunguye
kuki utafunguye kamera bwo ngo ubivuge kuko twabonye ibiganiro nk'urugero kikwereka ko abantu bose batabona umuntu kimwe. Ibyo uri kuvuga kuri uyu munyamakuru ndamutse nicaje mushuti wanjye ndimbata aho ngaho nkamubaza kuri Sabe ibyo yavuga bihabanye 100% n'ibyo uri kuvuga. Nihanganira marayika, ntabwo mugira marayika. Uramutse wicaje inshuti yawe ikaba n'inshuti yanjye Nyarwaya Yago aho wicaye ukamubaza kuri Sabe, ntabwo ntekereza ko mwahuza imvugo. Nyarwaya si n'inshuti gusa, ni n'umuntu wamfashije, ni umuntu wagufashije mu buzima. Niba bivuze mbizi kuko ndabizi. Bivuze ngo rero nta muntu turi bubone kimwe, nta muntu abantu bari bwicare njyewe nawe na Mucambuzi tuvuge tuti abantu batabona bino bintu gutya sinzi ikibazo bafite mu mutwe. Sibyo? It is a karma. Cyangwa bibiri kubaho ubutanga ibitekerezo. Karma se ninde wavuze ko ari twe dutanga karma? Karma irekera universe, irekera isanzure, irekera Imana. Tutsope siba ntabwo ari byo jambo. Ibyo bintu bya karma ntabwo umuntu ari uvuga ngo agiye kuzana karma. Ibyo niho ubugome buhera umuntu akigira. Wowe uratanga karma surinde ku rwego ari wowe isi cyangwa ijuru binyuzamo karma. Njyewe icyo ndakigusubiza. Hari igihe ntajyaga nkora content ziri lokali. Sibyo? Uriya ngende umuntu wizerera mu gukura gake gake. Ninje muri ibi bintu mbere na mbere nkeneye kubaho. Nta kazi nari mfite, sibyo? Kandi nari mfite inshingano nyinshi, nanjye mfite abantu benshi banshamikiyeho bagomba kubaho kuko nabonye igihumbi. Nta kibona ibibazo bigakomera nka kuro telefone. Yego. Nkabihorera sinitabe. Muri uko kwinjira nanarije uko ikibuga kimeze. Urangije gisesengura. Iyo ntabwo nkubeshya. Ndareba ninjya kwinjira mu gusesengura ibintu byo mu Rwanda. Ahantu hari Joseph. Ndi kuvuga abantu nemera. Joseph Muryango. Yego, ahantu hari Scovia. Scovia mu Rwa Gasabo. Ahantu hari Omar Karegeya. Karegeya Omar Pana. Abandi icyo gihe narepaga nkavuga nti iki kibuga kiradanangiye mwo gatsindwa mu birakazi. Mugabe. Aha, no kusanzwe ubizi ko nawe nemera ko ari umuhanga. Hari abantu nka 7 nabonaga muri ibyo bihe bari in their primes. Nkitegereza nkavuga nti none ngenda bagiye gutangirana na channel ifite aba subscribers 400. Oya Yago yari yayizamuye, yari yamfashije azamukigera nko ku bihumbi 3 cyangwa 4, ariko nta muntu nzi, bari bazi igisigo gusa, ariko yamfashije ifite nk'ibihumbi nk'abantu 400 ihita igeraho. Uti ndamenera mbona biragoye. Ndeba kujya mu karere gusesengura ibintu byo mu karere. Hari Eugene Marshall, hari Style Scovia, none ufite n'ibi platforms binini cyane. Hari ba Dr. Rusa, hari nabo hari abantu nkabangaye. Hari n'agaseke k'amakuru ka Alphonse Twahirwa cyane. Mbona aho naho biragoye. Ndungurutse ku bintu byo hanze ya Afurika, Ukraine na hehe, mbona hari Dr. Rusa gusa, kandi nawe ntabwo abikora by'akazi nyine n'ibinakora byo gufasha abantu. Buri uzabaza abantu bose bamwaka ibiganiro, nta muntu yishyuza. Tandukanye kuya nkanjye uretse w'inshuti yanjye nta wundi waza kumbwira ngo mpikiganiro ntari bukwishyuze kubera ikize habaye iki. Nanjye iyo saha n'igice nayirukamo cyangwa nkayikoramo ibindi. Ndareba ndavuga nuko byagenda kose hari icyuho kiri ahantu, hari na room yo kwinjiriramo. Nabyize nyuraho. Abantu bose bari ko content z'Uburusiya zitinjiza cyane. Kunavuga ntizinjiza menshi, ariko umucuruzi w'urwagwa ntabwo aba yobeye ko na hoteli zicuruza. Ubushobozi bw'abari gucuruza urwagwa mera. Ubwo muri mu Burusiya na Ukraine wasanze Ismail Bwanafunze. Kuko niwe we yabikoraga mu buryo bw'amadokumentari, kandi nanjye nsanzwe nzi kuzikora n'iki. Nge nabaraga ngo nkeneye ibintu bita bimfasha kubaho ako kanya kwanza. Nari nzi ko aho hantu nshobora kuhabona icyuho gihagije. Mwanafunzi n'abakora documentary uzacu ngo bakora documentary ntabwo yakora ibiganiro 3 ku munsi bya documentary, keretse abadodesha. Umuntu wiyandikira akicara akavuga ngo script ni ngiri buyikore, ubaye ufite ubwonko bukaze wakora ebyiri ushyize ya gatatu urasara. Niyo ngo ngiye gucaye, ariko ubwo hanazagamo no kureba mfite imbaraga he. Ibindi byari kugenda mbikuriramo kuko nsanzwe nzi ko nzi kuva kera nkunda gusoma. Vuga ngo nasomye ibitabo byinshi, ibintu ndabikurikirana. Niyo aho byakunda kandi koko bihita bikunda. Ngenda nkuriramo gake. Ibi bintu byo mu Rwanda ugiye kure wasanga narabivuzeho bwa mbere ndi kuvuga ku kibazo cya Yago. Utagira ngo kuba mu bari bafitanye ibibazo na Sabe Yago yararimo, utagira ngo byakuyeho ko Yago nari mbabaye, kandi si n'uyu munsi ndacyababaye. Yago mufata nka victime ya societe yacu, sibyo? Kuba yarafitanye ibibazo na Sabe ntabwo nigeze mba umucamanza mvuge ngo ikibazo ni Sabe cyangwa ikibazo ni Yago. Nge nanalizaga ibibazo bya gwasubiramo ibiganiro birahari. Ibibazo Yago yagize nk'ibibazo yagiranye na industry.
notonuri sabe ni n'utubazo duto twa bizinesi bya nishobora kukugira umukiriya mwiza nkakuganira ntuzajye gucuruza kwa mucambuzi uzabyihorere ujye uza nako ntuzajye guhahira ujye uhahira iwanjye. Utwo ni utuntu abantu bashobora gukemura. Yago yahuye n'ibindi birenze ibyo. Yago bishe umuvandimwe babanaga mu nzu. Yago yararozwa ararwara amererwa nabi. Ibyo nta muntu wabikubwira. Yago yahuye n'ibintu byinshi sinshaka kugarura ibyo. Kuba rero ibyo ntari kubivuga icyo gihe hari ibyo ntabikoraga si uko ntashoboraga kuba nabona ko ikibazo gihari. Ibivugwa kwa Ndimbati sibyo n'abandi nanabikomojeho nkubwira ngo nawe hari ibyo yashinjwaga mu mikorere y'ibiganiro bye. Umuntu ashobora kubikora kubera ignorance, ashobora kubikora kubera inyungu runaka, ashobora kubikora kuko nawe atari marayika. Ariko ibyo ntabwo bita bimugira, hari amakosa umuntu akora yakosorwa. Ntabwo bita bifata umuntu ngo abe satani nyine bafata ibintu byose bakubite hasi. Ibyiza by'umuntu yakoze biburizwemo kubera ikosa rimwe cyangwa abiri. Niyo mpamvu navuze ngo abantu bakwiriye kwitonda ku byo bavuga ku muntu. Ibintu uvuga ku muntu si turi kwicururiza izina rye. Mwana abanyarwanda twese hafi ya twese ukuyemo Bernard Makuza n'abandi bake, abantu twese twanyuze mu bukene bugoye. Abandi we ni bake muri miliyoni 14 y'u Rwanda wasanga abantu barimo batazi ko ubukene busa batarenga 10,000. Nabyo sinzi mba bihari. Kuko wenda muri minsi ari kuvuka abanyuma kandi bari kugira bari kuconstitute abanyuma se ba generation ya kangahe icyo twita ngo umuntu ntazi ubukene. Basi kuri generation ya gatatu. Okay ubwo wenda bigituma bamuvuga nuko bizwi ko na papa we yari minisitiri. N'umwuzukuru wabaye umukene ubwo nawo abazi ku bukene kuko sekuru aba yarabayeho umukene. Oya reka nguhe urugero. Nk'ubu uyu munsi ngiye nshobora kuyabona amafaranga yanjye. Umwana wanjye azavuga ngo nkayabona ejo nyine nawe ku myaka 20 ukabona ari kubiyenjoyinga. Ariko imfura yanjye ivuka sinanabaga no muri kilometero 3 zaho yavukiye, nari nturiye ibitaro ko nabuze ubushobozi bwo gukodesha imodoka ngo mujyane mu rugo. Mutwara mu ntoki mvuga ntibari bugire ngo no gukunda umwana. Ngeze mu nzira amaboko araruka kubera ko akwigengesera ntega moto. Yatashye kuri moto. Umwana atashye kuri moto avuga ngo ibindi by'ibanze yari abifite. Uri twiganire wabwira ngo yari abifite. Muweje nshobora kuyabona rero nanjye nkatangira kujya njya kwimarira stress Maldive. Bakavuga ngo ni cyana cyo mu bakire cyaratese. Wowe ntuzaba umwana wo mu bakire ariko uzabyara uwo ntibishoboka. Ubukene agomba kubusogongera. Nadasogongera ubwanjye azasogongera ubwa mukuru we. Ibyago mukuru we bumufite mu biri. Icyo nacyumvise. Nawe ariko comportement zizakugaragaraho. Uzinga ubukene bwashiramo. Ntibishoboka. Ubu niyo waba miliyari dakennye nta kintu wakora rwose. Niyo waba ebyiri. Ahubwo babe baretse kuzimpa. Ushobora no kuzimpa ejo nkazipfusha ubusa. Nabifata nk'igitero ngabwiwe. Icyo ndacyumvise. Kubera ari kose umuntu wakuze mu mafaranga ufite miliyoni 10 n'umuntu miliyari 10 n'umuntu wakuze mu bibazo ufite miliyari 10 bose ntabwo baba ari abakire kimwe. Ntabwo bihuye. Miliyari 10 z'umuntu wakuze atazi inzara, wakuze atazi uko barwara amavunja, wakuze utazi uko bambara ibirenge, wakuze abahantu bakanda ku gikuta utazi tadoa niki. Udafite ba nyirasenge na ba nyirarume bakene. Ngo byahura n'uwo muntu ubonye miliyari 10 kubera ko leta y'u Rwanda yagize amahirwe igashyiraho inzira. Leta batakweshyana tutarakira mu Rwanda bamwe turarangaye. Abandi ari mugani reka mvuge ngo zinyatsina za karande. Nibihari ibibazo biba bihari. Ariko u Rwanda hari amahirwe rwagiye rushyiraho ashobora gufasha abantu gukira. Ako kantu nkazanye nshaka kubwira ngo wa muntu wirwaniye izo ntambara nka buri nguni. Nsigaye mufana mu buryo bumwe. Buri karo sigaye mwemera. Uyu byibushye cyane mugufi se buri nguni. Buri nguni na buri kantu. Undi bafunze ari kwishyuza 7. Uwo bafunze ni buri kantu. Niwe wanje rero. Uriya niwe wanje. Igituma mbitanze urugero nawe no mu bantu bemera ko yiteje imbere kandi akemera ko yarakene. Uzi nkuriya muntu kumufata ukamugarurira ifoto ya kera ukamuga uti ngiye kugusubiza muri ubu buzima. Ashobora no kutakwemerera akiyahura. Yakemera agapfa. Ariko ibyo ni ukuri. Uri kumva? None umuntu yavuyemo brand y'amamiliyari. Yavuyemo brand bro. Bamwe mu bayutubers hano dufite mu Rwanda urabizi ko batangiye kuba hafi y'abamiliyarderi. Urabizi? Kandi imvano y'ubukire ari hafi ya YouTube. Uwo muntu ukajya kumurangiza. Uwo muntu koko ahindutse igikoko ntabwo ari we waba ukiremye. Navuga ngo rero kuri ibyo bintu simvuze ngo abantu bajenjekere abantu barwanya ubutegetsi. Kuko buriyo wemeye kurwana ugomba kwakira ko nawe uza kurwanwa. Kandi ubutegetsi bugomba kurwanirwa n'ababukunda.
ababushyigikiye. Ntihazagire umuntu uza kurira ngo dore ngo bandwanyije ngo abashyigikiye ubutegetsi ngo kandi nirwanyirizaga ubutegetsi gusa, nyine waburwanyaga ariko nawe urwanywa. Nuko ibintu byagenze byihanganiye, si ikibazo cy'impuhwe. Ariko bifata umuntu witangiye igitekerezo kidahuye n'icyawe ngo buke yabaye umwanzi w'igihugu, urimo urakora character assassination, kandi uwo muntu uramwica wishe n'abamushamikiyeho. Abantu bareke gufata iyi mirongo turiho mu kwexpose ubugome bafite muri bo. Icyo ndacyemera 100%, 200% pe. Abantu bareke ibintu byo kwica abantu. Character assassination umuntu uri kumwica. Ngiye nimba dufitanye ikibazo ngo kuko nanjye mfite igiplatform kinini cyitwa Nkuye mu Rugive official, navuga ni mfite ibihumbi 100 binkurikira sha. Kwanza ubwo nkurikirwa n'abantu barenga miliyoni n'abasubscribers, ariko mu kwezi nshobora kugira viewership views zirenga miliyoni n'ibihumbi magana ngahe. Mvuge nti uyu muntu ni mutuka, nzamutuka 7 mu cyumweru, ntabwo nzabura abantu ibihumbi 300 bamubona babibona. None naba ari umustar bishobora no kuboostinga cyane. Come on, guhitana umuntu mu buryo butari ngombwa. Abanzi b'igihugu cyangwa se abarwanya ubutegetsi hari inzego mu Rwanda. Ukeka ko u Rwanda rurangaye rutaza abantu barwanya ubutegetsi? Bamwe rurabazi, ruzi naho rwabasanga, uri kumva, ruzi n'abapozinze menasi ifatika, ruzi n'abari kurwiyahuraho. Baba bazi ngo kanaka ibi byo kuvuga ngo ararwanya ubutegetsi n'igifu kiri kumurya yabuze inyange shiramo, ni ikintu kwiyahura nyine, nawe ntabwo azi ibintu arimo. Hari abandi barimo kubera ko batereka tumureka azagwa handi. Yego, sibyo rurabazi. Basi wateye intambwe ugakonsirita inzego. Ubu ko nshaka gutanga support yo kujya nkubita abarwanya ubutegetsi. Abantu benshi bakunda gukoresha terme yitwa ibigarasha. Sibyo ko nshaka gutanga support mu kubakubita no kuba contradicting. Mwamfashije. Ni bande ngi nukuri ko Imana bayiguha. Mwamfashije nge nkubita abandi. Bakubwira ndetse n'amakuru yo kubakubitisha ubaye uzi kuvuga wajya abona kuvuga ati sigira neza Abdul n'uyu ibintu bye ni ibi yisakurisha byagenze gutya, yewe n'impapuro zimwe wazibona kandi wakora akazi neza. Ariko reka ngiye nitangira inama ku bantu. Nakubwiye ngo nta muntu urwanya ubutegetsi mfitiye impuhwe research, ariko abantu bareke gufata umuntu udafitanye ikibazo n'ubutegetsi, utanafite gahunda yo ese ubundi uzi ko nta mukire bigoye kubona umukire wanga ubutegetsi igirane? Wari uzi ko binagoye kuba wabona umukire uyu munsi wavuga ngo barase ku Rwanda yabyemeye arabishyigikiye? Kandi Sabe ni umukire, ntuzamubona atabyibushye. Umukire ntabwo ari mugenzi wanjye nawe. Wenda ibyo tubyihorere. Ikintu nashakaga kukwibwirira hano ni iki: ni nk'inama ndi no guha n'abantu bari muri uwo murongo akavuga ati ngiye gutanga support mu kurwanya abaharabika igihugu. Uzi uburyo bwiza bw'aba successful bwo kurwanya abaharabika igihugu n'abakinenga muri ubwo buryo? Fata ibyiza by'igihugu ukore umurongo wo kubyamamaza. Ahubwo ikibazo, some of these people ntibanafite ubwo bushobozi. Ndakubwiza ukuri, uretse kuba yaza agasakuza hagatukana, wamubwire ngo icara warize ufate computer yawe ukore script y'imishinga myiza 10 ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwakoze igahindura u Rwanda. Noneho bikore mu rwego ruza kuryohera amatwi n'amaso, abantu bakabikurikira. Some of these guys ntibanabishobora. Umuntu wamubwira ngo mu Rwanda hari kubera UCI, ntiwakurikije ijambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze. Ni ijambo riremereye ariko udafite ubwenge ntushobora kubyumva. Umukuru w'igihugu arakubwira ati twebwe abatekereza ko tudakwiriye kwakira ibintu nk'ibi baheranywe n'amateka. Sibyo? Kandi koko ntabeshya, there are people who mistakenly think that Rwanda is biting what it cannot chew. Rwanda ruri gutamira ibyo rutabasha gukanjakanja. Mu Kinyarwanda cyiza no kwipasa muremure. No kwipasa muremure. Imana iguheye amata n'amafaranga. Urakoze cyane. Ababitekereza gutyo hari ukuntu baba birimita kureba ngo u Rwanda ruvuye he, rwakoze ibindi bisa nkabyo ryari. Mu 1994 mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi, stade imwe rukumbu u Rwanda rwari rufite ifatika cyangwa mvuge byinda ndavuga mu mujyi wa Kigali, ariko amahoro niyo navuga yafatikaga yari yuzuye imirambo. Sibyo?
ariko nyuma yo gutangira gushyingura mu cyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi, hatangiye uburyo bwo kureba uburyo siporo yakongera kugaruka mu muco w'abanyarwanda mu buryo bwo kubunga. Igira nkurikire wumve uburyo nshaka kubihuza n'ibintu perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ejo. Muri uko gutangira, u Rwanda ntabwo rwari rufite ubushobozi bwo kwakira amarushanwa manini, ariko rwatangiye ibimeze nko kugerageza kureba ngo ese byakunda ubundi. Terebuye mu gihuru. Byakunda. 9 nimba nti 9 Rayon Sports izanye Sekafa, yivanye Tanzania itsinze Murandeng. 9 ishyira 2, u Rwanda rwakiriye Sekafa y'ibihugu, Rwanda Bera yitwaye, u Rwanda rurapushinze rugiye muri kani rugize iki? Sport itangiye kuryoshya abanyarwanda. Hano ibintu byatangiye kuryoshya abanyarwanda cyagenda uti intsinzi zo zari nke, n'ubu ziracyari nkingi, birambabaza. Ntabwo mubeshye, birambabaza. Kandi mba mbona abantu bazi icyakorwa ngo tuzibone, ariko ntigikorwa. Bisaba ko bigenda n'igeno no bikazamo abantu bo muri politika ubwo batabare nako gake. Nk'ubu iza academy dufite za Bayern na PSG birashimishije, ariko kubw'iganje biracyari bike. Hari ibindi bintu byakabaye biriya ni kuri standard nziza, bitari kuri iriya standard ariko bya produce abakinnyi bitaba. U Rwanda 2008 twakira igikombe cya Afurika cy'abatarengeje 20, 2011 cy'abatarengeje 17, 2016 cya Afurika cy'abakina imbere mu gihugu. Ndi gushaka kubiguhuriza n'ibi by'amagare. Uze kundebera ngo ni ryari mu Rwanda bahise babyibushya Minisiteri ya Siporo, bayivanaho utundi tuntu tuyishamikiyeho ngo n'urubyiruko ngo n'umuco n'ibiki, bagira ahandi hantu batubitsa kugira ibyibushye. Bahita bakora na politiki ya siporo. Politiki ya siporo ifite ikintu kinini bivuze. Bahita bakora ngo kubaka ubukerarugendo bushingiye kuri siporo. Abantu ubwo bari mu mandazi ubitekereza aha, ntabwo ari kumva ko ari ibi turi kubona ari produit ya hahana. Umvisha abantu baboneye utuntu duto twari duhari, babonye ibishobora kutuvamo. Ubwo nasimbutse ama initiative nka $1 campaign, nasimbutse ibindi bintu byagiye biba. Ibyo birabaye, hatangiye izo partnership n'ama equipe akomeye mu isi. Abantu bateye imijugujugu u Rwanda, bati bikiye ko u Rwanda koko twatanzaye twungutse. Koko twatanzaye mu buryo bufatika, ariko mu buryo twungutse ntabwo biza gufatika. Icyo tureba ubukerarugendo bwacu bwabaye boosted, kandi nicyo twari tugamije. Sibyo? Birakomeje bigeze igihe u Rwanda rubidinga ibi bintu, bahanganye n'ibihugu nka Afurika y'Epfo na za Maroc zikomeye, u Rwanda rukabitwara. Oya, ubwo ndi kuvuga bino bya Formula 1, ntabwo ndi kuvuga ibi bya UCI by'amagare. Ibi by'amagare bikaza, hoteli zose zikuzura zirimo abantu, hakagira ibikorwa remezo byubakwa, hakagira imirimo itangwa. Ibikorwa remezo byubatswe kubera aya magare ntabwo bazabitahana. Amafaranga basize mu Rwanda arahita yinjira muri circulation. Hari ibintu bitari ngombwa ko nge mpita mbona ngo igira neza yabonye hangahe yabonye hangahe, tugiraho tuzahurira nayo. Umuntu ushaka kurwanirira igihugu neza yaje akavuga ibyiza by'ibi bintu. Ubu abantu bangahe bari kubivuga? Byo ntabwo ari ibintu byiza. None ufata umuntu wowe ufite ibindi ajya akora igihugu akagitarama, sibyo? Afite ibiganiro byiza akora muri ubwo buryo byerekana ibyiza by'u Rwanda, nurangiza uhita umwita umwanzi w'igihugu. Umwanzi w'igihugu avuza abarwayi atabyaye. Ariko turi kuganira ndashaka kubereka uburyo ibyo bintu babivuga. Ibyo uri kuvuga ngenda byumva, ugihanganira se gukunyura mu buryo uri kuvuga. Ariko ikipe buryo igira abataka, ikagira n'abadefanseri, ikagira n'abamidfielders. Ushobora kubura umwataka ariko ntabwo bavunana ushobora kubura umwataka mwiza mu gutsinda adversaire ibitego, ariko no mu defanseri mwiza. Ushobora kuba uri umwanditsi mwiza wa siporo, ariko no umwanditsi mwiza wa politiki. Birashoboka ko ushobora kuba ufite impano mu gushyira imbaraga mu kumenya bavuga nabi igihugu no kubavuguruza, ariko ntugire imbaraga mu kuvuga neza igihugu no kugitaka. Ndabyemera ko umuntu ashobora kugira imbaraga ahantu habiri hatandukanye. Ushobora kuba waritoje mu gusubiza umuntu wavuze nabi u Rwanda, nk'urugero aho ngaho ukaba uhari, undi akaba yaritoje mu gukora ama opinion ataka u Rwanda ruvuga neza, ugasanga cyo bintu bibiri nubwo uri kubivuga biratandukanye. Sinzi nimba usoje hari ikindi kibazo nari mfite. Nta kibazo mbaza, ariko kuri ibyo wari uvuze, kwitoza kuvuga neza u Rwanda no kwitoza kuvuga nabi abaruvuga nabi biratandukanye. None si ugiye kuvuga nabi abaruvuga neza, aho ngaho uruvuga nabi. Ngaho mucakira nk'ikiganiro Saba ari kuvuga nabi u Rwanda cyangwa abayobozi b'u Rwanda kimwe. Rega ikintu cyose kivugwa hano mu Rwanda ntabwo kigomba kuzamo ubutegetsi. Niho twahereye. Ushobora gusanga hari abandi bantu bavuze nabi. None se fata nk'urugero, ubundi wowe utekereza nge nawe ibiganiro tumaze gukorana nta makosa turakora y'umwuga mu ntabwo twayabura.
n'ubu ngubu no muri kimwe cyo wasanga arimo. Yego, none se nibirangira umuntu ahita azahita avuga ko wanze igihugu kubera ko icyo ndi kuvuga ubundi wowe uri umujyanama wa Sabe wari kumugira inama yo gutangaza ibyo yatangaje igihe yabitangarije, mu gihe inshuro aheruka kujya viral, aheruka kuvugwa cyane, it was for wrong reasons, byari ku mpamvu mbi. Buri munsi hasohokaga ibiganiro birenze 4 bivuga kuri Sabe, bitamushimira abantu yafashije, bitamushimira imiryango yahuje, bitamushimira amafaranga yakusanyije abantu, bimuvuga ibibi yakoze. Abasesenguzi wavuze unemera bamukozeho ibiganiro, baramuzi. Bivuga ngo ubu abantu bayobora ibitekerezo by'abantu bamuganiriyeho, bivuga ngo niyo image abantu bari mufitemo, bitewe wabikomojeho mu kanya. Imana ishimwe nawe wabyivugiye ubwo yakoraga impanuka. Hari abavuga impanuka y'imodoka, hari abavuga impanuka y'ibindi byabaye, ibyo ntabwo tunabitindaho, nta n'icyo biri butwungurireho. Ariko wowe washimira Sabe gufata initiative yo gutangiza no kampanye yari abizi ko iri buvugweho ku rwego yavuzweho, mu gihe iyo aheruka kuvugwaho yari mbi ijana. Ntabwo nibwira ko yari azi ko iza kuvugwaho ko yiswe umwanzi w'igihugu, ko ari umwanzi w'igihugu. Iyo abantu baza kubyanaliza bavuga ati Sabe ntabwo ari we wari ukwiriye kuba watumirwa kuri izo pano, ngewe uyu munsi umuntu waza akavuga ati Sabe ntabwo adizavinga kujya kuri izo pano, nta kibazo naba mfitanyeho nawe. Sibyo, irika sinzi ikintu utanyumviseho. Nge nta nubwo mpagaze ku byo kuvuga wenda kakaze gusa, ngiye mpagaze ku ruhande rwo kuva ko uwabyise kwanga igihugu ari ikibazo nyine. Ibindi byose, izindi analize zazana uburenganzira bw'abantu. Uyu munsi dushobora kujya kureba tukabona pano dukeneye y'umuntu wasobanura neza umumaro w'imbuga nkoranyambaga niyaka, akakubwira ati ngewe nibyo na GTAF wow, harya ahita avuga ngo wow kripo, sibyo? Akakubwira ati nge nari umudozi w'inkweto, nari umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge, ariko mfunguye umuntu ampa ikiganiro, kuko ikiganiro namenye yo GTAF kinamaze igihe, cyagera ari kuvuga ngo urya Amavubi yajya kuzana abantu muri za Arsenal, za Man U no muri za Brazil. Ubundi kiri mu biganiro wakima cyose, n'imvubu by'Amavubi atsindwa, za Chelsea zifite abakinnyi, ufata ngo ukayora wow, wazakima ari kirekire bitari kariya ka video gatoya nkagira nkuwo yabigusuna akakubwira ati nge nari umuntu uri desperate. Ariko uyu munsi gutanga ikiganiro kimwe barampa ibiganiro 15, kandi ibintu nkora ntibinsaba gusoma. Burya ayo ni make, uko warwaye hari yakora n'ibiganiro 4 ku munsi na 5 yabikora, mbese biramusaba gusoma. Hari uri mu bwenge ubanza ujye gusoma translating, ujye no kudouble checking, ariko ni ukuganira kuri vibe ye arimo. Uwo muntu nashaka nazankweto ze yakongera akazidoda. Hari uwakubwira ati ntabwo nge nkeneye wasabuza kumbwira ibyo mu ishuri yatanakora ibyo yari gukomeza agakora ku gihe. Ntacyo bimbwiye, amahitamo yanjye ni GTAF, ntabwo ibyo tuza kubipfa. Ariko kuko we yaserebuye mu buryo bwe, nicyo nge nakubwiye ngo ntabwo byakabaye bimugira umunyacyaha cyangwa umwanzi w'igihugu. Dore ikintu wavuze rero kindi, ngo yakoreshaga abantu, ntabwo ari byo bivuze, biravugwa wabikomojeho. Ubusesenguzi bwakozwe muri icyo kiganiro wakomeje utangira, uwakoze ikiganiro yavuze ati nk'ubu ngubu reba, nk'ubu ngubu mfite ubumuga, ati umuntu avuze ati ngiye kwaka amafaranga yo kumushakira insimburangingo ya $1,000,000, agakusanya $1,000,000, akaza akaba $20,000,000, umuntu ntabwo ari umuntu mwiza. Abihuza n'abantu bavuga ko hari amafaranga yatangwaga agahabwa Sabe ntayageze kubo akwiriye, kubera ko abantu batanga ntabwo baziranye. Nimba ari nge Yves ntanze amadolari 100, nayigira neza agatanga amadolari 80, ntabwo bazavugana ngo dutanze amadolari 180. Ibyo bintu bijyana n'umutimanama w'umuntu. Ibyo nzakubwira ahantu henshi uzasanga babishimamo Yago, bakavuga ngo Yago amafaranga nimba yagusabiye inkunga y'ibihumbi 10 yarabiguhaga byose byiza byo gushimirwa. Ariko nashaka kuvuga ko na Sabe nimba yaragusabiraga inkunga y'ibihumbi 10, nako yaragusabiraga inkunga ukeneye 3, hakaboneka ibihumbi 10, akaguha 3, simbimunenga. Ntawe ukama iza ataragiye. Ibyo ni ukuri, sibyo? Nta nubwo ibyo, uretse ko Sabe ari we muntu wagira ngo yabamereyeho uruntuza rutukura. Ibyo bintu byakozwe n'abantu benshi, hari nabo nanjye nabifashijemo batampaye n'amafaranga, uretse ayo kuvuga ngo hari uburyo ibi bintu byo gukoresha ubwenge bukorano byari bitaraza. Ubwenge bukorano bwatumye abantu bose bamenya Icyongereza.
umuntu wese asigaye agenda ibintu yanditse mu kinyarwanda agahita abishyira mu cyongereza agashaka na AI bimusomera. njye nzi abashakaga hari ibyitwaga babyitaga gute ibintu byo kwifashisha GoFundMe gukenera supporting video. Hari abo nzi ntari buvuga amazina nafashije gukora translation, ubutumwa bw'umuntu bakeneye gusabira ubufasha mbumushyirire mu cyongereza kugira bakore subtitles, shyiremo na narration yanjye kugira ngo abaza gutera inkunga babahe ayo mafaranga. Kandi uwo muntu uko muzi nuko ntashaka kumuvuga ko ntacyo biri bumufashe, ntacyo biri gufasha abanyarwanda, ariko izina rye rirazwa no mu Rwanda uko muzi. Nta nubwo abantu yanabaha n'10% yayo yinjije. None niba urwaye indwara ikeneye ibihumbi 10 byo kwivuza, njye nkagusabira inkunga kubera irya zina nakubwiye, izina ryanjye harabanyuma kandi abo ni wabamenye, bakampa 20, 10 ryawe nkari guha ikivuza, nanjye 20 nkayivuza ibindi nyine. Ariko byabaye windi ntuzangaruka imbere ushaka umushimagiza cyane nk'umuntu wakoze ibitangaza. Utashima se kuvuga ngo wowe warankoresheje kugira ngo ubone. Oya, ntabwo nagukoresheje igirane. Waranyifashije bimeze maza mu Abanyaburayi. None se Abanyaburayi wowe wantuye ikibazo wowe ufite. Kubera ko Afrika sifashwa buri gihe ntihabwa miliyari n'amamiliyari. Kubera iki Abanyaburayi tutabafata nk'abamarayika? Abanyaburayi n'abana beza baradufasha, tuzabicunge buri gihe. Ntabwo Afrika ifashwa, ibyo uzabikorere tuzabikoremo ikindi kiganiro. Afrika barayiba bakayiha ubuvungukira ku byo bayiba. Ushobora no gusanga bihuye n'ibyo ngibyo. Afrika ubukene ifite, abo Banyaburayi ibibazo ifite nibo babiyiteje. None wowe uzanye yanjye amaganya yawe ndayacuruje. Uzareba icyo Voltaire yavuze. Voltaire si umuhanga ntumwemera, yavuze ko abakire bacuruza ibyago by'abakene. Ibyago by'abakene ni igishoro cy'abakire. Rero wowe uretse wowe wambwiye ikibazo cyawe gishobora no kuguhita wishepinga, sibyo? Ntabwo nakubwiye ngo sinabiguhaye urugero rw'umuntu nshima witwa Yago wagusabiraga wamutuye ikibazo cyawe inkunga ibonetse ari 8,000 niko bivugwa. Uri kumva ntabwo mu bintu nigeze nganira nawe, ntabwo ari iby'ubutunzi bwe akayakugezaho yose. Simvishe ko mbishimye se kari byiza, ariko ntabwo nshaka gutera amabuye umuntu wateye intambwe akajya gufasha umuntu bimufitiyeho inyungu, kuko hari n'abandi batajya kumufasha. Ariko nanone wisubira inyuma ngusaba abantu bakufate nk'umumarayika nkaho wakoze icyo kintu. Nese nibyo gusa icyo abantu bagisimbuka nicyo cyonyine yakoze. Oya, ntabwo ari cyo cyonyine yakoze. Ariko igitonyanga kimwe nakubwiye ngo ntabwo sinababwiye ngo bamufate nk'umumarayika, ariko ntabwo kuba ngicyo nanze nyine navuze ko ibyiza yashakaga gushimwa birahari kandi yakoze. N'abashaka kumunenga ibyo bibi niba bihari kubivuga nta kibazo mbibonamo, ariko ntibikwiriye kuruta ibyiza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba yerekanye ko celebration ye yaje mo amarira yahashize ntibikwiriye gutuma yitwa umwanzi w'igihugu. Akadomo cyane. Reka dusoze. Mu gusoza ntanga urugero ku kiganiro twagiranye, uratanga ingingo imwe nanjye nkatanga indi, ntabwo biri butubuze kuca hano mu marage tugasangira agakawa, nubwo bizatubuza no kuwa mbere kongera gukorana nubwo tutatanze ibitekerezo bimwe. Ibi bintu wowe naganiriye n'umusaza Dr Charles Murigande mubaza ku Rwanda yifuza gusaziramo, abari muri babandi barukoreye rugihemba kawunga cyane. Hari ibitekerezo yampaye. Wowe urumva ushaka gukomeza imbere mu Rwanda rumeze rute muri iyi si yo gutanga ibitekerezo? Ngewe ahantu hari abantu bihanganira bo batumva ibintu kimwe, byanshimisha cyane. Nifuza u Rwanda rwaho umuntu yumva ko ururimi ari inkota, nibyo niyamujya abiri. Nimba ufashe ubugi igice gityaje wikeba abandi witwaje ko ariwo cigatiye ikirindi cy'inkota. Nifuza u Rwanda nyine rw'abantu badakina sinabyaye. Nifuza u Rwanda rw'abantu batari abasadike baryoherwa nuko abandi bantu bababaye cyangwa bari mu makuru. Nifuza u Rwanda ariko style rw'abantu nyine batangira guteza imbere ibitekerezo bishingiye ku buhanga n'ubwenge. Umuntu ntazi ngo yicare gutyo gusa ngo avuge ibyo ashaka gusa, habemo n'ako kantu kari akademike. Noneho umuntu naza akavuga ibintu bitari byo umuvugururisha ibindi biri byo.
ninkubwira ko umuntu ugiye i Butare uburyo bwiza bwo kugerayo akwiriye guca i Rwamagana, nituza ngo utumbwire uti wakiwerewere we wamusazi we n'ibiki, wenda njye nabivugaga mvuga ko naba mpagurutse i Kayonza cyangwa ko naba mvuye i Kabarondo ku buryo bwiza bitari uguca i Kibungo ngo nce mu Bugesera mbone kujya i Butare. Abantu bafata umwanya wo kumva umuntu yashakaga kumva iki kandi babikoranye umutima mwiza. Ibyo nibirangira uvuguruza umuntu umwereka nyine ibyo umuvuga uti no, umuntu ushaka kujya i Butare uburyo bwiza ni ukuza i Kigali, sibyo? Akahita afata umuhanda akamanyika, ninshaka nanjye ngaruka inyuma nkubwe ni wowe wararwaye. I Kigali uriya muhanda w'i Kigali ucamo imodoka zingana gutya, iyo ambuteyage yonyine irankereza iminota ingana gutya na gutya. Au contraire, umuhanda wo guca i Kibungo nturanajyamo Sofia, nindamuka ngeze i Kibungo bakuzanire kutuzi ku mazi. ubwo boss ababyumva nabyo biragize, ubwire boss wanyu nindamuka nciye uw'i Kibungo ndagira mu Bugesera nta yindi Sofia mpuye nayo, wa muntu twahagurukiye rimwe i Kabarondo wari bakirwana na Sofia zaha naha. Abantu bakwiriye kumva ko icyo ubona ari 6 undi yabona ari 9, ariko ntahita umwanzi w'igihugu. Igihugu kucyanga biragoye, reka nkubwize ukuri, kwanga igihugu biragoye. Buriya kwanga biragoye, abantu babishyiramo ubuswa mu kubyanaliza gutyo cyane, cyangwa n'imitima mibi cyangwa n'ibindi bintu bagamije. Ntabwo kwanga igihugu ari ibintu bya buri muntu. Uriya umuntu ajya kwanga igihugu yaramaze kwiyanga. Umuntu ukikunda biramugoye kwanga igihugu. Abantu babireke kuko byonyine kukubrandinga ko kuri umwanzi w'igihugu. N'umugore wawe hari igihe yakudivorce, n'umwana wawe hari igihe atakongera guterwa ishema no kukwita papa. Ibyo bantu babyitondere, kuba wabizana bivuye ku gatekerezo gato ngo bigende gutyo. Rero urwo Rwanda n'uyu munsi ruraryoshye, ariko urwo Rwanda ubworoherane, rufite flexibility, rufite ako kantu ko kudakina sinabyaye, rufite kudaheza inguni. Ibi bintu byose tubona, ibyo ndi kuvuga byahinduka ibirungo byatuma u Rwanda ruryoha kurushaho. N'uyu munsi kandi ntabwo ibyo abantu batagira ngo ari byacitse, ntabwo ibyo bifite n'abantu igihumbi cyane. Ntagushimire cyane Yves. Wakoze cyane.